Ikaze kuri Kevin TV One. Agasobanuye kacu k'uyu munsi tugatangiriye hano. Urabona abahungu babiri b'ibisambo basa nkaho bashimuse umukobwa. Undi muhungu uri hano nawe arimo kubabona ariko akabavugisha bakamwihorera. Yarebye neza aho berekeza uwo mukobwa. Kumbe hano hari umupolisi yari arimo kwishyura amafaranga bisa nkaho ari tike yari amaje gutega. Atafande umva ngwino utabare bashimuse umuntu. Afande ati byagenze gute? Ati bashimusa umuntu hariya ntago wabyumva. Atangiye kubaza ati none bigenze gute? Ati menye bamushimuse. Ati ariko baramushimuse ibyo ari byo byose. Arakomeza aramusobanura ariko bisa nkaho nawe arimo kubididimanga. Afande ati ntago bishoboka, acika intege. Ariko ati reka njye kureba ubwo ukomeje kubimbwira unyereke ahantu banyuze. Ati dore n'abahungu babiri bigize barushimusi banyuze hano. Afande yaraje arasona. Abandi bagejeje umukobwa hano mu nzu bagiye kuba bamutunganya bamufate ku ngufu. Sinzi yarasonye arangije babahungu baramwumvishe. Baravuga ati hari umuntu uri gusona hanze. Aramubwira ati ibi bitunganye mwiteho. Reka njye kuba nafungurira umuntu uri gusona. Umuhungu yaraje arabanza arahengereza ngo arebe uwo ari we ariko abanza yitsimba. Aramubwira ati kora igikwiye, koresha ubwenge kuko umuntu uri hano ni afande, buriya wabona badukurikiranye cyangwa se bazi ibyabaye, ubwo hari ibyo bapanze. Umuhungu yaraje gake gake afungura urugi ku rundi yongera afunga. Afande nawe ari hano bigaragara nkaho nawe hari ikintu abaziho. Yaraje ati afande muraho neza. Ati hano hari ikintu tuje kuhashaka. Umuhungu ati ko nta kintu kiri hano, ko ari njye muntu njyenyine uhari, nta kindi kintu. Tiko ndi umudogiteri uyu munsi ko naruhutse. Afande ati none kuba waruhutse waretse tugasaka ko n'ahandi twasatse. Umuhungu ati waturega uri kundira igereka mbe naryama niruhukire. Ati nta kintu gihari rwose nyizera. Ati none ko naruhutse uyu munsi muri weekend ubwo ndi mu ikindi kintu cyaba kirano cyaba cyavuye he? Arakomeza aramusobanurira. Ati nge ndi umudogiteri nduhuka rimwe mu cyumweru. Afande ati yabirumvikana. Ati ariko n'abandi ntago ari uko bambwiye kandi niko bakwiye kuba bambwiye, ariko nabo bandetse ndasaka. Umuhungu arakomeza aramubeshya. Mwibutsa ko iyi ni Kevin TV One. Kora subscribe kandi urebe iyi nkuru yirangize kugira ngo buri video yose dushyizeho nziza ujye uyibona mu ba mbere. Umupolisi aramubwira ati none ntago ushobora kumfungurira. Umuhungu aratsemba ati ntago bishoboka, mfite gahunda zanjye. Uyu yabonye ko polisi ifite imbaraga n'ubushake bwo kuba yakwinjira. Afata wa mukobwa amwimurira mu kindi cyumba. Umuhungu nawe arabibona, abonye ko n'ubundi cyabateza intambara bakimuriye. Aramubwira ati okay nta kibazo wakwinjira. Afande rero ko ntabagenda ariko nk'abakomanda. Ati nta kibazo injira. Yarinjiye arangije araza. Ati none kino cyumba ko kidafunguye? Nacyo ati ndaje nyigufungurire. Yaraje aramufungurira nkuko bisanzwe. Afungura urugi. Afande arinjira ariko bisa nkaho ari gukemanga uyu muhungu. Arinjira ati ndabona hano nta kintu kirimo, ariko akomeza acungisha amaso n'amatwi. Umuhungu yaraje asa nkaho agiye kumukubita inguma ariko aravuga ati nakwisanga mu bibazo. Aramureka. Arangije aramureba. Aramubwira ati se none ninde muntu uri gutakira hari ruguru? Mfungurira vuba njyeyo. Umuhungu yaramubwiye ati hoya ntago bishoboka. Afande akuraho imbunda ati nudafungura hariya ndakurasa ndakwica. Umuhungu ati it's okay reka mbikore. Arangije yaratambutse ati reka ngufungure nkuzamure iriya ruguru. Afande ari kumureba ku mutima akavuga ati ariko se ubundi nkamwe koko mwajyaga? Ati have mfungure mbabara mfungure. Yarayamanitse. Afande ati fungura ku neza. Yaramufunguriye. Kumbe wa mukobwa wacu disi baje bigira nkaho arwaye, umwe yigira umuganga undi amwambika imyenda y'abarwayi kuko bamunywesheje ibiyobyabwenge n'imiti isinziriza, ntago ari gutekereza nta n'ubwenge afite. Noneho baramubaza ati none uri kubona atari umugore wanjye uri hano? Hari ikindi kintu kiri aha? Afande ati hano habaye mu bitaro ryari? Umuhungu ati ni umugore wanjye, tinamujyanye ku bitaro ngo bamuvure ariko arabananira, niko kumuhereza. Afande ati ntago bishoboka.
mumpe nimero y'uwo muntu wabahaye uyu muhungu uyu murwayi ngo mumuzane akabaha n'uyu muganga. Arayimuhereza ati dore ngiyi. Afande ati murabizi neza ko ibi muri kumbwira muvugisha ukuri? Umuhungu ati cyane rwose ntago tukubeshya. Gusa umuhungu yari afitemo ubwoba, yabonaga ko afande kazi nta mikino afite. Afande arareba ariko ati ntago ibi bintu bibaho, ntibishoboka. Ati none uyu murwayi gukira kwe bite? Ati natwe twarahuritse wa muntu, hashize amezi 6 yose arwaye. Uyise muganga we yari ari kureba bisa nkaho nta bucakura bwinshi yari afite, yabaga yiturije, uyu wundi ari uri kumurusha umunwa. Afande ati uyu mukobwa nagira icyo bamuramutse muri kubeshya, ibi bintu byabakuraho rwose nubwo mubyitiranya. Abandi ati turi tayari kumwitaho, nibyanga tuzamwimurira no mu bindi bitaro byo hanze, njye na mugenzi wanjye. Afande ati ibyo bintu niba uzi neza ko uzabikora nta kibazo. Ariko arangije arababwira ati rero kuba mwazana umurwayi hano mu rugo mukaba muri kumbeshya, ibyo nta kintu byafasha, kuko naramuka apfuye muzabibazwa, kandi nyamara ibitaro byakira abantu birahari. Abantu hunga ati rwose ntago ari twe twanze ko umuntu akira. Araza ati umukobwa mwiza uzakira humura. Niko afande yamubwiye disi nawe byari byamurenze. Ikindi nacyo kikirara kigira nkaho ko ari umugore wacyo. Ati sheri uzakira kandi ndagukunda. Kiramwisomeshwa rega umukobwa kuko nta bwenge yari afite, ntacyo yatekereza. Afande ati mukomeze mumwiteho neza, azakira, imiti ye muyimuhe ku gihe. Umuhungu ati reka narahuritse wa muntu we, umwaka ugiye gushira bimeze gutya. Afande ati reka ngende. Ariko agiye kugenda hari ikintu yabonye hano ku musore. Aragaruka ati buretse gato, ati icyo ni igiki? Timurambeshya. Umuhungu ati se ngenda kubeshya gute? Yaramurebye mu maso ariko harimo n'akantu ko gutetera. Ati ntago njye nkubeshya. Afande ati none utambeshya, iyo tatuwaje ko ari y'ibirara bikoresha ibiyobyabwenge, wowe kuki uyifite? Bisa nkaho nsanzwe nyizi. Umuhungu ati nayishyirishijeho kera ariko ubu nabaye umugabo ntago nkibijyamo. Ni nka kwa kundi uba ukeneye ibirungo mba ntago nari nzi ingaruka zayo. Afande ati okay, niba uzi ko utambeshya reka nigendere, murwaza ubukiza, umurwayi nawe arwara ubukira. Afande yarigendeye, umukobwa nawe ari hano. Umuhungu ati umva gira ibyo utunganya n'ubundi batumenye, reka njyemo kuba nafungurira afande agende nindangize nanafunge. Hanyuma birangiye umuganga wacu hano uyise umuganga Kabo yaza ari kwisetsa ati sha nari ntangiye kugutunganya babaraje. Afande aramvangiye ariko n'ubundi rusibe aho ruzanyura. Umupolisi yaramubwiye ati nzagaruka kubareba, nizere ko mutari kumbeshya, kandi niba murimo no kumbeshya muzamenyekana. Afande yaraje ageze kuri wa murara wacu atumva afande ati barakubeshya, bari abahungu bamushimuse ntago ari umugore wabo. Afande ati none siko bambwiye ko ari umugore wabo, ko nsanzemo n'umudogiteri umwe ufite udusatsi tumeze gutya tworohereye. Ati uriya rero niwe bandiri kuri ryamutwaye, niryo ryagiye rimuteruye ryanateruye amaguru. Afande ati ntago bishoboka. Umuhungu arakomeza aramubwira ati ndakwinginze subirayo urebe, uriya mukobwa bamushimuse njye ndi kureba. Bamuhereza n'imiti isinziriza. Kuko afande atekereje asanga wa mugani umurwayi umuntu wavuze ngo ararwaye akaba yavuye nta no kubuja, yatekereje neza kuko asanga bamuhereje imiti isinziriza. Afande byaramurenze biramucanga, aravuga ati okay, bishobora kuba ari by'ibintu uri kumbwira, reka mpamagare mugenzi wanjye ngewe ngiye kwimukira ahandi, araza abe yagufasha mufatanye gukemura ikibazo cy'uriya mukobwa kandi mucungire hafi. Yahise akuraho icyombo aramuhamagara atumva ati ngwino umufashe. Yamaje kumuhamagara ati okay turavuganye, nge ndagiye, ari buze mu minota 5 araba hageze agufashe, nawe ugume hano ucungire hafi ntuze kuba wajya kure. Arangije ati nta kibazo reka twimuke twebwe, n'ubundi batuvumbuye uko byamera kose twavumbuwe. Arangije bafashe wa mukobwa bamwimurira mu modoka iri hano y'umutuku. Kano kantu karyamye muno hasi mu gacunga kaniko karabakoroga.
nkomeza kugushishikariza ngo reba iyi filime uyirangize kuko harimo isomo rikomeye cyane. Nuko umukobwa yabaye yakanguka ati muri bande n'ubwoba bwinshi ntihahamuka, ati mwebwe muri bande ngo reka tube twagufashanya dukeneye kugufasha tukwimure. Umukobwa ati muramfashe iki ko nta kibazo mfite? Ati nimwigireyo cyangwa bibakoreho. Ubundi mwebwe mbazi hehe, nahuriye hehe namwe? Umukobwa arakomeza arabahatiriza, wa wundi nababwiye ngo mucunge uri muno hasi. Nibwo yaje kuba yazamuka ati nabakurikiranye kare, uyu mukobwa muramushakaho iki? Ati se wowe urinde wo kutwangiriza imipangu. Bavuyeyo ngo bagiye kumurwanya, arangije arirukanka gusa mubonye isiri yiciye wa mukobwa. Icyambere yacyambitse umufuka hano dore ko kinabyibushye kitareba. Arangije aragaruka ngo akize ya nkumi yacu iri hano. Araza ati reka mbe nagukuramo, ngiye ndi kugufasha, tigira uvemo unyure hariya ngiye kuba ndi kubayobya. Umukobwa yahise avamo nawe vuba vuba, gusa bisa nkaho nta mbaraga afite. Nuko yavuyemo ati nyura kata ibumoso, ngiye kubirukansa mbe ndimo kubayobya, wowe urabageza aho ugomba kwitsimba muri rya shyamba riri hariya hepfo. Nuko kimwe kibyibushye cyabyutse gisanga umuhungu ari hano, kumbe apfande nuko yahise ahagoboka nawe umwe bahamagaye. Ati ibisambo nabifashe n'umukobwa namucikishije ari hariya hirya niho yihishe. Birangije biraza atafande uwo muhungu arakubeshya, icyo ni ikirara, nta mpamvu yo kuba wakizera. Ese ubwo wakizera gute? Umfande ati ibyo muvuga murabizi? Umuhungu ati yego, turamujyanye kwa muganga uriya murwayi wacu afite ikibazo. Umuhungu ati nabakurikiranye ariko babwira ko nta kibazo afite atarwaye, ariko babaza icyo bamushakaho. Umuhungu rara atafande ati ahubwo mureke gukomeza kuturira igihe, mureke twimure umurwayi wacu atadupfiraho, kuko n'ubundi by'icyo kirara kikubwira kirakubeshya. Afande yanga kumwumva, arangije aramubwira ati ahubwo mwebwe niba muzi neza ko muri mukuri reka tubikore mu mucyo, twanabafasha tukabagifasha kumujyana kwa muganga niba arwaye koko, ariko twe gukora ibintu birimo urujijo. Ati mbakuye hariya bagiye kumufata ku ngufu. Ati umukobwa namucikishije yanahahamutse n'umugeraho urabibona. Afande ati nta kibazo musore, ati tugire amahirwe dusanga ibyo uri kuvuga ari ukuri. Umuhungu ati ibyo nkubwira ni ukuri afande, ati nyizera rwose ibyo nkubwira ni ukuri. Amambere babeshye afande kazi ngo bamujyanye ngo iwabo ngo ni mu bitaro ngo niho bari kumuvuriza, none mundebere ngo baramwimuye kandi bavuze ko mu bitaro yahananiwe. Ibi ni ibiki bari gukomeza kutubeshya? Umurara ati umva afande, mwiturire igihe mureke tujyane umurwayi wacu kwa muganga bitaza kuba nabi. Ati ahubwo munyereka ahantu hari imbere yo kumbwira ngo mujyane umurwayi wanyu kwa muganga. Umuhungu arakomeza aramusobanurira ati nagira ikibazo muramuriha. Ahita yibwira ka gahungu k'akamayibo bati vuba twigendere ujye kunyereka aho umurwayi ari. Baragiye ajya kuhamwereka, ibindi biri hano nabyo byumiwe. Ati umva se mwana, ati waretse tukirukanka tukamubatanga kureba ibintu byambaye imbaraga. Afande uko yari ari hano ari kugenda ashakisha aho umuhungu yamubwiye ari, yaraje mu muhanda arareba, sinzi ukuntu yakubise amaso hakuno ababonye umukobwa wacu disi, afite ubwoba bwinshi n'igihunga. Atuje kunyica. Afande ati woya twe turi abatabazi. Umukobwa ati woya, ati mwari mugiye kumfata ku ngufu. Afande ati se ntabwo nubwo uri kubona ko ndi umupolisi, nta nubwo uri kubona imyenda nambaye? Umukobwa ati oya, ati ntabwo ndi kubibona, ati ikintu cyose mfite n'ubwoba, ndi kubona abantu bose bari kungeraho ari babi. Yaramwitegereje koko. Afande nawe yakoze ku cyombo ahita ahamagara wa mugenzi we ati abasambo twabafashe n'umukobwa twabashije kumurokora turi kumwe nawe hano. Umukobwa yabonye ko ashobora kuba ari afande koko, aratitira ariko arangije aramubwira ati nta kibazo, mwakoze kuzira ku gihe. Umukobwa arangije ati none se ko ntaraza ngo tujyane ko mfite ubwoba, nabariya ko byatangiye baza bakamfata ku ngufu ngo tujyane, none wowe bimeze bite? Afande ati ngwino tugufashe. Yarahagurutse koko nk'uko bari kubimubwira, yavuze uko abigenza aravuga ati okay reka nkwizere afande. Ati none ba bantu bari kumemukira barihe? Muti bari hariya mu modoka. Nibwo nabo bahise bahagera, gusa umukobwa afite ubwoba ati noneho baranyica. Umuhungu yarangira akora ku cyombo ati bya birara bitugezaho twacikishirije umukobwa.
barabona uyu n'agasura wacu yibereye mu modoka nta mbaraga yifitiye zo kuvuga. Uyu nyamunini niwe ushoboye kuvuga. Ati tuje kugutwara mada. Umukobwa ati murantwara he? Ati ngwino tukujyane kwa muganga amasaha yagiye. Umukobwa ati ariko ntago mbazi. Afande arabaseka arabameneka cyane. Ati mumujyane hehe? Ngo tumujyane kwa muganga amasaha yakuze. Akari hano mu modoka barakwereka ukuntu kari kureba nk'akanyweye urwagwa. Afande yarabasetse cyane atariko muri ibigoryi. Tisu yarakubiswe wari uri mu modoka yakubiswe ikintu. Undi nawe arahindukira ngo agiye kumureba. Agihindukira ngo abe yamutabara. Afande wacu yahise abatunga imbunda. Umukobwa uri hano bisa umurwayi nawe yarabibonye disi abona wa muntu yari umutabazi. Nuko babataye muri yombi. Dore mwe yabonye yombi nuko abameze. Aba ngaba nane noneho si yombi gusa. Noneho afande kazi nuko yabambitse ku kajinya kenshi. Abambika amapingu. Ati mwankozi z'ibimwe zo kunkinisha nge niganye namwe mwabasivile mwe. Nuko babafashe. Gusa hano hari ikindi cyambaye ishati ya pink cyo kiri kwisekera. Ati nta makuru mufite. Ati ntago mwakamfunze iyo mwamenya uwo data ari we. Ati skuri kurata se arimo iki? Ati nawe turamufata. Afande yahise azareba wa mukobwa. Ati ngwino nawe tugende. Ujye no kuba wakwambara imyenda yo mu bitaro ukuremo. Nuko na wa mugabo se wacyakira arabaje kumureba. Ati nawe ngwino tugufunge. Umugabo ati muramfunga mumbaza iki? Timwe muri bande bo kumfunga. Atufatanyije n'ibyaha umuhungu wamazemo iminsi. Umugabo ati ngewe nabaha amafaranga yose ariko mukampfundika kumfunga mukampfungurira n'umwana. Abapolisi ati wapi ntabwo ibyo ngibyo ari byo dukoreraho twe dukoresha itegeko. Dukora nk'abo mu Rwanda ntago turya ruswa. Atumva mwana mwambika ipingu tugende areka imikino aho ngaho. Nuko baje umusore baramufata. Bashishikariza gukomeza gukanda subscribe, mukora like, mukora share, munatera comment mutubwira uko mubibona. Abafande nuko bazanye disi na wa mukobwa wacu ni na mwiza cyane ngafite na nyashi. Noneho aza ari kubabwira ati mva ubuzima bwanjye mwaburokoye neza noneho wowe wagezeho wagiye kumfata ku ngufu birangiye. Ati umva mwambere marayika murinzi. Abafande ati twakoze turabyumva. Atari kwa wakoze akazi gakubya kacu inshuro 1000. Ati niwe muntu dushaka kujya kukwereka. Ati niwe muntu wagukijije. Atamambere yampamaga yarambwira ngo hano hari ibyabaye bashimusa umukobwa. Ngira ngo arambeshya. Bageze bampindura umusazi. Ati nge ntago nabimenye. Bari banteye imiti y'ibiyobyabwenge isinziriza. Umupolisi ati nta kibazo. Tigusara hari umuntu wagukijije. Umukobwa ati munsezeranye ko muranyereka uwo muntu kuko nshaka kumubona. Ati dore unyure hariya. Ati nshaka kureba umuntu warokoye ubuzima bwanjye. Yarishimye kubw'uwo muhungu disi Kananga wacu. Arangije ati none ndamusanga hehe? Reka njyanaruke ndebe. Nuko yatambutse. Bafande basigara hano bari kuvuga ati kabisa dukoze akazi. Ati kabisa akazi k'uyu munsi nakanyako. Umuhungu yari yibereye hano ari kwirira utwo yabonye yasitoragurijwe n'utwo yasabye. Ajya kubona umukobwa mwiza w'icyuki ufite na nyashi za danje. Yarasetse. Ati ni wowe se mabuja? Ati ntago nakwizera kongera kubona uri muzima. Ati mbega ukuntu uri na mwiza. Nuko araza aramwegera amwicara uruhande ati mva ndiho kubwera wowe. Ati ndi muzima kubwawe. Ati narinje kukureba ahubwo ngo mbe nagushimira. Ati wakoze cyane. Umuhungu ati ndi umusabirizi wo mu muhanda. Ati ariko sinarebera umuntu ahemukirwa cyangwa ahohoterwa. Umukobwa ati wakoze kubwa buri kimwe. Ati cyo koza ngiye kukwimura hano hantu ngiye kuguha $1,000,000. Ube wava hano ushaka ikintu ukora wiyiteho umere neza. Umuhungu ati ntago bishoboka. Ati se ndaba ntarakora no ku $10,000 none ngize umpe $1,000,000. Umukobwa ati yego. Ati $1,000,000 urazikuye cyane. Ati kandi ntago ari zo gusa. Ndakubakira n'inzu. Ndakugurira n'imodoka. Ati n'imodoka? Ati se ubwo ni ngewe? Ati cyane. Ati n'ikindi kintu cyose ushaka ukinsabe. Ati kuko ibyo mfite ubumba nabitaye iyo taza kuba wowe. Ati bambwiye buri kimwe. Bambwiye ukuntu wakoze buri kimwe kubwanjye kandi nanjye wewe nabibonye. Wakoze akazi n'akazi gakomeye cyane. Ati mbwira ikintu cyose cyo ushaka ndakiguhereza tutaruhanyije. Disi umuhungu yarishimye. Umukobwa wacu nawe arishima.
ati maze nabishaka nakwikundira, nuko yatangiye kumwisanzuraho. Buriya jya ugira neza, girira neza buri muntu wese kuko ntawe uzi aho bwira ageze kandi nta n'uzi aho umugisha wiwe uri. Nuko baje begera abapolisi, barangije baragenda umuhungu wacu bamukura ku muhanda kubera kugirira neza umuntu atazi. Nawe uzagire neza. Agafilime kacu ntaho karangiriye, ndabakunda cyane.